amahoro y'Imana reka akomeze kubana nawe wowe nkurikirana umunsi kundi aho uri hose. Reka dukomeze inkuru yacu y'urukundo ya Ange w'umukire. Iki ni igice cyayo cya 10. Mu gice cya 9 duherukana aho Ange ndetse na Patrick yari bagiye gutemberana, gusa Patrick yahise kamagarwa na Manzi. Ariko yahise kabwira Manzi ko hari yarimo kugira ngo Ange atabasha kuba yabavumbura. Reka dukomeze n'igice cyacu cya 10. Ngushimira rero wakoze subscribe ndetse nawe utarayikora ngusaba kugira ngo ikore maze ujye ubasha gukurikirana inkuru zanyu umunsi ku wundi. Ese Patrick kwise kubwira uriya muhungu ngo nagukupe bigenze biti? Kandi Patrick ntabwo nawe nkigushira amakenga rwose. Oya rwose Ange ntugira ikibazo, nta birenze nuko ari utuntu turi kuvuga naho dutoya, ariko nta birenze. Sha none ngiye kandi nyine mujya munyumiza pe, ntabwo njya menya ibintu byanyu. Uziko Ange bigize birebire, ntugire ikibazo bana, bintu nta birenze tugende, ndetse bino bintu byashobora no kutwicira umunsi. Tugenda aho twari tugiye, ugende kuntembereza kino cyaro cyanyu ugabanye itiko. No, oya rwose kandi Patrick nutuma ngutakariza icyizere bizakugora kugira ngo kigarure. Ya of course I know nyine byangora kugira ngo kigarure, niyo mpamvu nyine nanjye mba ndi kwirinda kugira ngo ndatakaza icyizere kuri wowe. Ubu uri kwirinda kandi mbona ibintu uri gukora bituma byonyine nagutakariza icyizere koko. Ngaho ndebera turi mu modoka uri kuvugana na Manzi, nkubajije ibyo muri kuvugana tunashaka no kubimbwira. Ubwo se ubumva amaherezo azaba yahi? Oya rwose Ange ntubizi se ko ngukunda, ko nta kintu naguhisha kandi nta kibi nkwifuriza. Urankunda se koko biri seriye buriya ra? Ya of course nose naba ntagukunda nkaba narasigaye kuri business yawe nkitanga mwaburiya buryo koko nkayigarura ku murongo. Ariko nawe aho wayigaruriye ku murongo wagira ngo nicyo cyonyine gusa ufite cyo kumbwira, urabyirata uzi ko kabyawe ujye ugerageza pe. Urakabyiye cyose n'ibyo uhuru ntanga imbere ngo business. Ariko buriya Ange ni nango ngo mbyirate kuko byari bikomeye. Wa mugani byari binakomeye da, gusa thank you nyine, you are blessed pe, uri umunyamugisha kandi nyine nzakwitura, sibyo se Patrick? Ese wagusaba ikintu kimwe igiki se? Kandi Patrick urabizi ntacyo nakwima ngifite rwose, ntubizi ko ngufata nk'umuvandimwe wanjye. Ako kandi ko kumfata nk'umuvandimwe nako rero kanshi intege buriya rimwe na rimwe. Oya nta mpamvu, ariko niko kuri urabizi twarakuranye, ngufata nk'umuvandimwe wanjye, ngufata nyine nka musaza wanjye. Muko nagusaba rero nako ngako nagusaba ntukajye unyita umuvandimwe wawe, nyine turishuta ariko ibintu uzi ko natumanye ntagutereta kubera ibyo bintu byo kumbwira ngo nge nawe turi abavandimwe. Ange kuri guseka se rwose Patrick, nawe ntukajye unsetsa, uzi ko wasetsa n'uvuye gutanyina. Nose uri kumva ndi muri joke koko Ange? Ngaho ibaze wanterese, ibaze iyo foto ngewe nawe twakundanye uri kuntereta. Sawa nyine ubwo ntabwo ushaka kunyumva. Gusa nyine nge na Manzi pe ntugire confusion, nta birenze kwa turi kuganira. Yambaza gutuntu turaho dusanzwe, nyine two tuntu turi kuvugana two nakubajije ngo umbwire ariko wanze kuba watumbwira. Oya wewe bigira big deal umwana, nta birenze n'ibintu biraho bisanzwe, ntacyo bitwaye pe. Ntabwo nyine nta byadanje. Ubwo se byadanje abari ibihera tuzagabanya itiko. Gusa nyine Patrick ndanama tunahageze, reka dugire hara tugende nkugurira akantu nyine ubashe kuba wangu. Ange no finally birangiye nge nawe tugiye kugurirana rwose. Ubundi akakantu ntabwo nkakuze ko kuba wagenda ukanyiceza ahantu ukanganiriza ukangurira. Nyine nuko urabizi nyine mu mujyi twabaga dufite umwanya mukeya wabuguri muri business, nanjye urumva nabaga ndahantu ndi guhiga nyine byabaga bigoye ko twakicara tukagana, ariko hano mu cyaro se nta birenze nyine, niyo mpamvu tugomba kwicara tukaganira. Se wabinsabye se ngo ngutembereze ntiwanze ko abandi bana bagutembereza ngo ninjye ushaka ko ngutembereza. Ya of course se bari erega bara ntabwo tuziranye, ujye umenya kareba nyine bara nibashyashya mu buzima bwanjye, kandi wowe urabizi kuva zamani nge nawe turi kumwe tumeze nka pata na rugi. Ya kuva kera rwose turi kumwe Patrick, none ubu kubona twabaye abantu b'abagabo turakomeye. Ubu wabasha kugira ikintu wigurira nta muntu gisabye, nanjye nyine nabasha kugira ikintu nigurira. Nyine ni amashimwe pe, dukwiye no gushima Imana yadushoboje kuko shabyari urabizi kuva mu rugo bapfa nyine byari urugamba, byari bigoye. Niyo mpamvu njya nkora cyane kugira ngo company yanjye itazasubira inyuma. Ya nanjye nyine mpari kugira ngo ngufashe, nanjye ntabwo natuma nyine company yawe isubira inyuma rwose Ange. Nyine Patrick warakoze pe, kandi nyine mpora mbivuga warakoze pe, mbona ndi umunyamugisha kuba ngufite. Ariko nawe nyine wambwiye kare ngo ndi umunyamugisha, ushatse kuvuga ngo nanjye nyine twese turi abanyamugisha tu. Ya turi abanyamugisha rwose Patrick. None se Ange ko hari ikintu nshaka kukubwira kandi kiri seriye.
ese bundi nyine utongeye ako kantu ka seriye sinabyumva. Erega ndabizi Patiri, you are serious, you are smart. Nyine mbanzi ko ibintu byose ugiye kumbwira n'ubundi biri smart, even no kuvuga ngo biri smart biba biri na seriye. Tukagera rero si ngombwa kuzajya urenza aho ngako kantu ngo biri seriye, kuko ndabizi ntabwo wambwira amafuti, si byo se? Aho rwose Ange nawe unkomye kabisa, unyeretse icyizere. Yareka nyine ndanakwizera pe, ubu nabuzwa n'iki kukwizera. Uzi ko ari we nyine uri mu bantu nizera cyane. Okay, nanjye ndakwizera rero, ntugire ikibazo rwose. Ese Ange nyine mva nkubwire, ndabizi nyine we na Manzi mwarashwanye, ntabwo mugikundana tu. Reka jya uva ko hari amashweka, njye ntukajya umbwira iby'uriya mugingo, uzi ko mba numva ndanashaka no kumwumva. Nawe wangana nk'abana, nose kuba mwarashwanye bivuze ko utanamwumva, utanakumva nyine inkuru ziye zandi ari kuvugwa. Tisha mbabarira uriya muhungu angeza aha, naramwanze ndamwanga. Ujya wumva ibintu bavuga ngo ni ukwanga umuntu urunuka. Nawe wikabya rwose, ubwo byaba biri kuri urwo rwego we. Of course niko biri, uriya naramwanze. Yifate ngo ampamagare, arabona ngo ntabwo ngishaka gukundana nawe gusa. Utuntu ndi gukora ndakubwiza ukora zanyifuza kandi atakinambonye. Ahubwo uvuze utuntu uranyibutsa, mbwira we business yawe nyine mpora mbikubaza, ariko ntabwo ushaka kugira ikintu bimbwiraho. Nyine wambwiye ko amafaranga wakuyemo ari menshi ukayazana hano, kandi nkaba mbona nanizi ko byibura wanubakiye bari abantu, gusa nabonye inzu barimo nta birenze. Ariko Patiri wajya ugabanya ubwibone, inzu barimo se nta birenze ufite iyihera? Tugarutse mu ruhande rwa Chris ndetse na Godansi bo bari bicaye mu nzu. Ese Godambwira nyine uriya muhungu ko nabonye nyine nakomeje kubona kwihererana, kandi hari nyine ndabizi hari ibintu uri kuduhisha. Mbwira nyine bimeze biti? Sha nyine uriya muhungu uri Patrick nanjye byancanze. Ese reka nkubaze, Ange yizera umuhungu nkuriya bingana gutera? Sha urabizi rega nyine Goda, hari ikintu tutagomba kwivangamo, urabizi uriya mukobwa nta n'ukwezi kurashira tumenyanye. Rero niyo mpamvu ntaba nshaka kwivanga mu bintu bye. Decision ze ndazubaha, ntacyo nazirenzaho, nyine mba nshaka ngo umwihorere yikorere ibintu byiwe, nyine nta muntu umuvangiye. Niyo mpamvu ubona niturije, nsima nshaka no kubivugaho rwose. Nyine biramvanga rwose, uzi ko bijya bincanga. Byabuzwa n'iki se kugucanga? Ariko jya ubyibagirwa bara, nta mpamvu nyine jya ubyirengagiza, dore ko nta n'ibirenze. Reka njye nicerekera abana mugane da ntazakora amabara. Oya, nta mpamvu yo gukora amabara, gusa uriya muhungu nyine urabona nyine ntangiye kugira ikibazo. Urabona ejo bundi yaragusohoye ngo ari kugushaka, tukubajije utangira kutubwira ngo ibiki n'ibiki ubica, kandi nyine buriya narabibonye ko abiciye ku ruhande nuko nakwihoreye kugira ngo ntaguteza Ange nawe akakurira. Ariko Goda, ese ubwo bucakura utangiye kubukura hewe? Oya nyine Chris, uretse igihe nikigera nzababwira ati, kandi nagira iki kubaho waranze kumbwira, uzabage wifashe. Bro nawe ugire kagukabya abantu, si ubwo urumva ari iki cyambaho? Ibyo nta birenze, ahubwo uriya bajyanye gutembera, kandi uriya ari kurindagira disi, ntazi ko wagafasha uriya mukobwa mwamaze gukundana, nta nicyo yakora ngo mutandukane. Ariko nyine we nta nibirenze, bashobora no gukundana. None se njyewe Patrick hari cyantwaye, nta nubwo yantera ubwoba. Kandi dore uziye wibuka ko kandi nyine namanzi se ntibakundanaga, ariko yaramwanze arankunda. Bishatse kuvuga ngo nanjye ashobora kunyanga agakunda Patrick. Oya, ariko ujya ureka nyose uri kumva Ange yaba ari unserious bigeze gutyo, uriya mukobwa ari seriye, ntabwo yakora ubwo bugoryi. Abakobwa we ntabwo bazi. Ariko uransetsa rwose Chris, nose ubwo nabayoberwa gute kandi nanjye ndi umukobwa? Nyine icyo nshatse kuvuga ngo da, nyine shabahinduka nk'ikirere we, mwihakana umuntu kuri rimwe bikamurenga. Ariko njye reka nkubwire rero Chris, njye umuhungu nzakundana nawe akazana ubugoryi gato, ni ukuvunira mu mavi nta mikino. Uzi ko uri kaboyi ngahibaza, none se ubwo mubwurwo rwawe ari urukundo, umuhungu nyine mukundana ugomba kumwitaho, gusa nyine nta kugira inganzwa cyangwa kugira akagoryi, ariko nyine ugomba kumwitaho ukamuha care. Chris wabaye indaya ati tukamuginga ngiye mbi indaya, uri kumva? Kandi ngo ndajye ubaseriye nyine ayiminisha, ubibaza nyine ngo kese ubwo keshatse kuvuga nizihe? Nyine keshatse gusobanura no kumuha igihe mukavugana, ibirenze kuri ibyo bari amahane. Ahubwo danari nikanze naringize ngo nizakaya, njya mbona mu mafilime abahungu baha abakobwa ukagira ngo nyine ari hatari pe. No, ntabwo ari byo ngibyo, kandi ujye wibuka ikindi kintu kimwe Godansi. Ikese kandi Chris,
urabizi tuvukana turi abana babiri. Ya ndabizi, ujye umenya ko hagize akantu gato kakubaho nahangayika kurusha wowe nyine ujye umenya ko hagize akantu gato kakubaho njye nahangayika cyane. Muri make nahangayika byikubye inshuro 100 wowe uko wahangayika. Rero jya uba serious ntukajya ukora mistake, kandi ikintu cyose uzajya ujya kugikora ujye bikakora umuvandimwe wawe uhari, kandi umuvandimwe wawe man njye yagize I'm serious kandi kuri inshuro go dance unyumve. Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo uriya muhungu Patrick umwitondere, kandi burangiye nta nubwo mbizera nyine ndamwizera we, ariko uriya muhungu yaba ari Manzi ndetse na Patrick nta rumwe muri bo nizera. Niyo mpamvu rero you have to be serious. Atoke nta kibazo rwose. Gusa kuri station ya polisi twibukiranyije mu gice cya mbere bari basigiye Chris nomero kugira ngo namara gukira ndetse amaze kumera neza azabahamagare kugira ngo baze babaje kuba bakora iperereza bamenye umuntu waba waramugonze. Atese Chris, ibintu by'ikirego cyawe cyo kuba waragonzwe nyine warabyibagiwe wewe, uzi ko wabiretse neza ukabyibagirwa. Oya rwose, ariko se goda wajyure nyine tubaye iki, uriko nari cyo tubaye ntacyo tubaye, ariko tugomba kurega abantu batugiriye nabi kugira ngo bazabe intangarugero babahane batazongera no gukora ayo makosa. Ngaho baze nk'umuntu watugonze yaragiye ndetse biribagira, n'ubu ngubu azongera gonge n'undi muntu agende ndetse amusige. Ariko Godanse jyoreka ibyo rwose mba mbona atari ngombwa, nawe ubukabya pe. Nyamaraga bro, ushaka wanyumva pe, nusereka nkwereke. Urabona umuntu yarakugonze arahije acaho arigendera, ejo azongera agire gutya agonga undi muntu. Nyine icyo ranishatse gusobanura bro, nyamaraga nyine aka kantu nako wakarebaho pe, aka kantu nako wakarebaho ukareba ibi nyine ukabirebaho pe, kuko mba mbona sinzi byari byo. Wamuganisha ubwo dako kantu niko uzi ko bari abantu ndahamagaye kugira ngo bazongera bakagonga n'undi muntu nawe bakamusiga. Ya nibyo nyine ndi kukubwira, ibaze none bagonze undi muntu tihagira abagira neza batambuka bari nkaba Ange kugira ngo babazane uwo muntu kwa muganga. Urumva umuntu yabataye ubuzima bwiwe. Mu gihe rero wabareze babasha kuba bahanwa ubutantu bazongera gukora amakosa. Cyakora noneho umubwiye akantu kazima. Ese za nomero bamugani nazishize narazibutse ziri mu ishakoshi yanjye. Atoke genda uzizane rero mbahamagara bamugani mbabwire bazaze ndetse nibasha kuba nabaha ikirego. Gusa Ange ndetse na Patrick bo bari batembere kandi dore ko bari banezerewe cyane. Ese Patrick ko mbona wanezerewe cyane. Ese Ange ninde kutanezerwa? Rega kano kanya nimboneka rimwe uzigiye biba bimaze tutabonana ndetse ngo twishime kuri ubu buryo. Niyo mpamvu rero nyine nanjye ubona nyine biranshimishije pe, ndikumva nanezerewe ku rwego rw'uko utabyumva. Wow, amazing kabisa, ndabikunze nukuri baby. Yeah, are you sure ko bikunze? Yeah, of course ndabikunze pe. Ariko ndibeshye we unyise baby. I'm sorry nyine pe, harije nyine mba numva ashaka kuba romantique we. Gikomereza aho pe, mba numva binejeje, mba numva ari byiza nyine, sinzi uburyo sinzi uburyo mba ndi kwiyumva muri nge. Patrick uri kwiyumva gute se? Kandi nyine shamenya ariko gukundana ari byiza. Patrick bireke no kutazi ko ntari byiza, none ufite umuntu ugukunda ukwitaho sha nta kiza nkabyo pe. None se ubivuze gutyo itakunyibutsa nyine hari ikintu ushaka kukubwira pe, ariko icyo kintu wahereye kare nyine Ange tumaranye igihe kitari gitoto. Ya of course ku myaka yanjye 2 ndetse nawe hari ntari ufite 6 jana ari mfite 6. Ariko Ange uribuka ko najyaga nza kukureba iwanyu mama kankubita ngo namucitse. Wibinyibutsa rwose Patrick, none njya nibuka cyagiye. Ujya yuka cyagiye niba mama amafaranga tukajya kugura amandazi n'amaji kugira ngo tuyasangire tukishima tukagenda twarangiza twagaruka kankubita. Shabwari ubusazi pe, gusa byari byiza njyana nabikumbura pe, uwaje kongera kansubiza muri byabi. Shabose se ko bapfuye ko tutabasha kuba tukibabona ndetse ka amafaranga baduhaga gusa batwitagaho pe. Batwitagaho nyine Ange. Ya nyine urumva Patrick ndakuzi pe, kuva tukiri abana kugeza kuri inshuro urumva nyine tumaze gukura pe, tukiri kumwe ntawigeze agambanira undi, ntawigeze ahemukira undi. Nyine n'umugisha mba numva sinzi nyine uburyo nabikubwira tu. Nyine Ange impamvu nyine sinzi uburyo nabisobanura, gusa kuko wabivuze twese turi abanyamugisha pe. Urabona iriya company yawe yari igiye guhomba, Imana iradufasha bigenda neza nyine. Ese Patrick kumeze gutyo we Ange ntabwo wabyumva nyine, nanjye sinzi ukuntu umeze. Ese Ange hari ikintu nagusaba ukakinyima koko?
nyine Patrice sinzi icyo ushatse gusobanura, gusa bitewe nuko nkuzi ndetse nyine ndumva nyine muri make ukuntu mbyumva nta kintu nyine wansaba ngo nkikwime, kuko wamfashije byinshi mu buzima bwanjye, nyine wankoreye ibintu byinshi, nyine wajya unyitangira ibintu byinshi abantu batakora bose pe, ndetse n'abakunzi banjye batari gukora. Nyine urabizi n'igihe uramuginga ngo ni Manzi ya Nyanze wari undi hafi, nyine sinzi ko aricyo nakwima pe. Nyine Ange sibwo bwa mbere ngiye kugusaba ikintu. Patrick ntawe darekera ugabanye, uzi ko utangiye kuntera isoni we. No nyine please Ange basi fasha kano kanya tube museriye, kandi nyine aka kanya ndakwinginze fasha pe ubashe kuba wabyumva, kuko ibintu mbimaranye iminsi kandi biranduhije pe, nkeneye kubikubwira basi mbohoke. None se Patrick hari ikintu usaba warankoreye basi? No nyine it's not like that, ntago ari nkuko nyine, nta nubwo ari nkuko biri, gusa nyine I want to tell you something. About what is nyine Ange? Ndakumva nguteze yombi. Ariko nyine Ange please be serious pe. Of course I'm serious. None se ushaka mere gute we? Yego komana. Nyine Ange, nyine ni Patrick uzi tu. Of course I know, nyine ni wowe ndakuzi. Ni Patrick twakoranye nk'umusazi wajya gucika nyina akamukubita kubera njyewe. Ya nyine Ange sinshaka ko ubushuti bwacu nyine bucika. Umva rero nkubwire, hagize n'ushaka kubyivangamo nge namuvuna. Of course nanjye ntabwo namworohera, gusa nyine Ange nyeshaka ko ibi bintu nyine biva kuri uru rwego ndetse tukabishira ku yindi level. None ushaka ko nzagenza kukurazara kugira ngo ubyizere ko ibintu byacu biri ku yindi level ndetse bidasanzwe. Nyine nabyo nabyifuza, gusa kuri iyi nshuro mbabarira Ange unyumve pe, ndagusabye kandi bro kuri gukabya we. Nyine Ange sorry ihangane gatonya rwose Patrick, ndi kubona ku kazi bampamagaye sinzi icyo bari kunshakira. Ku kazi sorry nyine ni umuntu mpamagaye reka nze. Ntari bimwita wite kumbwira ku kazi utambwiye rero. Ange bimeze bite se? Ni sawa rwose Chris. We are sure uri kumpamagara mu izina baby? None se wamuginga wari umpamagaye gute nti wari uvuze Ange? Urabizi ijisho rigorerwa irindi, nanjye rero nari nkwishyuye. Nyine baby uri hese kandi? Nyine ndi kumwe na Patrick. Ndumva mwaryohewe rwose, numva umunsi wanyu wabaye mwiza cyane. Utambwira ko mfuhiye kandi? No nyine I know he is like your brother. Yeah of course nyine he is like my brother, gusa ndi kumva wafushye pe. Ese ko birakariyemo we? No nyine nuko mwakabije pe, uko mwatinze cyane. Ntabwo twatinze baby, ndaje mu kandi kanya nkwiteho. Ahubwo nkuzanire iki baby? Ko twagiye muri ya quartier bacuruzamo amata. Wow bikubizi ubwo uri kumbaza ikinyuruza n'amata. Ariko beze ko ukunda amata kurusha ipusi. Kubwira no kindi kintu se nkunda kurusha ibindi byose. Nyine ngukunda kurusha ibindi byose pe. Mbwira ngaho basi abantu ukunda mu buzima babiri byonyine bahagije. Ubundi wowe nago dancer rwose biba bibaye pe, biba bihagije, abandi bose baza nyuma. Ti okay. None se be ari nge nago dancer y'indubanza. Sebe nkubwo ni bikiri kumbaza ati I'm sorry rwose, of course go dancers imbere nge ngakurikira ati yaho nasubiye kari umuvandimwe wanjye, nanjye nibarishwaga ikibazo cy'amafuti baby mbabarira. No sebe kumpamagaye na amahoro ati ese sinakubaza amakuru rega be ujye umenya ko turi gukora date, rero ngomba ngomba kukwitaho nkamenya kuntu meze, nyine buri kintu cyose nkamenya uburyo cyifashe tu. Yeah of course nibyo koko birakwiye. Nyine be cyari gitumye nguhamagara cyane nyine ni kubijyanye n'akazi. Ntangare cyari gitumye umpamagara rwose. No ariko baby n'ubu usanzwe ndaguhamagara kandi atari akazi. Ya nyine natebyaga ndabizi be. None se bimeze biti? Nyine cya kirombe ntuzi ko handi munsi y'epfo hari abamabuye menshi y'agaciro se? Ati ndabizi nyine ndahazi kandi ndahibuka. Nyine mu Bushinwa bamaze kuduhamagara tubwira ko bakeneye indi toni y'amabuye y'agaciro. Ese baby mwakira kirombe buriya yavamura? No don't worry baby, hari irimo kandi zanarenga cyane. Baby none tumenya ndikumva ko tugiye guta kudupanga ubukwe kuko amafaranga yo turi kuyabona. Sawa ntari ariko ntibibarirwa gahunda dufite ko twajyanye uriya mwana ku ishuri.
baby ntugire ikibazo rwose ndayitekerezaho buri munsi kandi sinanayibagirwa ahubwo nyine nuko nanjye ari utwo ndi muto ariko niva hano ndatakunza kukureba ndetse tubikemure tubiganireho neza. Okay, thank you baby, nyine I love you too. None se baby uransezeye? Nyine ndagusezeye. None se baby ngo ngusezeye nkubwiye ikigendere ndetse n'ikigamijwe. Nyine mukora ibyo bintu ndetse ayo mabuye tuyohereze vuba ahangaha. No nyine baby icyo nashatse kuvuga, we need money. Amafaranga se kandi iki? Nyine urabona hari harehare kandi kwacukura bisaba ngo dushiremo izindi mashini zirenze. Rero nshaka ko tugura indi mashini ndende kugira ngo tubashe kuba twakoresha. Ese be nitugura imashini kandi ndabizi ribuze kuduhenda, ubwo se urumva amafaranga atazaba apfuye ubusa koko? Nayo imibare yawe iransetsa. None se be urakeka rero gusa tuzakura amabuye y'agaciro? Hari n'ahandi henshi. Rero iyo mashini tuzayikoresha n'ahandi hose rwose, ntugire ikibazo pe. Okay, sa rero nimara kuvugana na Patrick ndatakunza kureba ndetse tujye mu mujyi tujye kuba twayigura. Baby si ngombwa kujya mu mujyi bana, turayituma ndabizi hari amakampani menshi akora delivery ayitugezaho nta birenze. Cyakora ninjye mfite umugabo naho abandi bose barabeshya. Sawa wiyiteho babe, nawe wiyiteho rwose. I love you. Ariko ari wabimbwiye. No baby, nyine sinarambirwa kukubwira ko ngukunda. Okay, see you, me too, love you. Thank you baby. Patrick warakayise. Ese Ange umuntu mwari muri kuvugana ko mwavuganye karekarera ya nyine was about my business. Okay, wimenye inda rero wari wambwiye ati nta business. We wabaye seriye birenze pe. Nasusanzwe sina n'indi seriye. Nyine ntago ari nshatse kuvuga ariko none ukuntu usigaye ukora akazi kawe pe. Uzi ko wagira ngo wabaye nkanjye. Ahubwo usigaye unandenze we. Patrick mba ngomba gukorerega, ngomba kumenya neza ko tutazahorana. Ejo bundi nawe uzabubonye amafaranga ndakeka umaze kugira amafaranga menshi. Rero washinga business yawe, niyo mpamvu rero mba ndi kugira ngo nifashe kuko ndabizi neza ejo cyangwa ejo bundi wagenda rero ngasigara maramara. Niyo mpamvu makeneye gukora utuntu twanjye rero nkatwiga ndetse noneho mbwira rero tureke no kwizimba mu magambo. Nyine niye business uri gukora, nyine mbwira tu. Ese Patrick urabanza mbwira icyo ushaka kumbwira cyangwa ngusobanura ibya business? Ati yo nari nibagiwe icy'ingenzi. Nyine Ange njye kubikubwira kandi mbabarire tugira ngo ni joke bite kunyumva pe, kuko utanyumvishije byantera ikibazo, ariko rabizi ubusanzwe nsanzwe nkumva. Okay sawa, nyine Ange ndagukunda pe. Nyine I know you love me kandi nanjye nyine ndagukunda. Ese abakobwa mwabaye gute? Iyo umuntu ababwiye ngo barabakunda muhita mwumva ko kumusubiza ko namwe mukunda aricyo gisubizo? Okay ndakwanga noneho. No, nyine ntago ari ibyo ngishatse kuvuga. Nyine I need to be your boyfriend. Ange nshaka kuba umukunzi wawe pe. Ariko n'ubundi turabakunzi urabizi, turabunganiza. Okay, ibyo ndabizi birahari. Ariko icyo nshaka ko nje nawe dukundana tukazabyarana tukabyara abana benshi cyane. Ese ubwo wumva dukundanye wabyara nk'abana bangahe Patrick? Byibura nka 12. Ariko ufite leta izabarira cyangwa ufite Alferina? No, arega abana n'umugisha. Ya abana n'umugisha ariko biba byiza cyane bifite ikibatunga. Ariko ufite business kandi iri kwaguka. Nanjye nzaba narashinze yanjye nkuko wabivuze, ndumva rero tutabura ikibarera. Ati sawa nyine. None se Ange kutambwiye nyine ubyumva uti? Rero Patrick, I'm so sorry pe, mbabarira gusa nyine biri impossible, ntabwo bishoboka. What? Ange, are you serious? Yeah, of course, I'm so serious nyine tu. Why se bidashoboka? Nyine simvuze ko ntakwemera, uri umusore mwiza pe, nta nicyo ubaye. Gusa nyine gusa iki mbwira ntabwo ndi kubyumva. Nyine nta nicyo ubaye gusa mfite undi muntu tu, mfite undi muntu nemereye ko dukundana, mfite undi muntu uri mu mutima wanjye, mfite undi muntu nkunda cyane. Niyo mpamvu rero ntabwo namutenguha ngo mwese ko nzi ko manzi mwashwanye uwo muntu wundi ufite n'uwushye. Okay, mu gihe twari twarashwanye nyine hari undi muntu wambaye hafi ndetse uwo muntu yambwiye ko twakundana. Nyine sinatinze kumwemera, nanjye naramukunze byihuse. Rero mfite umukunzi, ntabwo byashoboka rwose. Kandi Patrick, I'm really sorry pe, unyumve nta wundi mutima mubi gusa ntabwo byakunda ko njye nawe dukundana kuko I have boyfriend. Patrick w'imyoje uzi ko wagira ngo uri umukobwa.
utimyoza se urumva ibyo ngibyo bisekeje hari aho bishimishije no Patiri ariko wiba gutyo esera iyo ngirwa musore washimbuje nindi Patiri please tuntukiye boyfriend wanjye kuko ndamwubaha kandi ndamukunda cyane uramukunda cyane nushaka ese Patiri uri seriye nuko ugomba kumera koko nanizi kuri bunyishimire ko yako nungutse undi mukunzi none nuko ngukubaye ngaho mbwira nihe mpamvu nimwe mfite yatuma mbasha kuba nyine mbwira impamvu mfite tu mbwira impamvu mfite yatuma numva ko nyine mbwira niyihe cyakora abasore bose muri bamwe narenze kuri umuvandimwe wanjye uri bwishime by'uru uvuga ati wongeye ubona undi mukunzi none urandakariye ngo nuko gusa nyine I'm sorry Patiri ntabwo byashoboka ko nyine nawe dukundana okay sawa ntaribi niba bitashoboka nose basunjije iki nyine ntabwo nabatunga muri babiri ese nagufata nkakugerekaho na Chris urumva uwo mutwe wabo se naba mfite imitima ingahe uvuze Chris uriya mukene uriya mutindi uriya mukene rero uriyubona niwe mutima wanjye niwe rukundo rwanjye uriyubona yaransazishe sinkina habe n'agatekerezo na gato mfite ko kwitekerezaho niwe mba ndi gutekereza gusa pe cyakora ntubuza kimwe rwose Ange urantengushye nyine I'm sorry ndagutengushye gusa nyine nta kundi nanjye nabigenza pe nyine mfite boyfriend kandi vuba turi buze kuba twakora ubukwe rwose ubukwe ya okay sawa nyine nta kindi narenzaho gusa Ange urambabaje pe nyine ihangane nanjye nta kindi narenzaho nkuko bivuze ahubwo reka tugende dutaye ndetse tujye mu rugo ndumva ahubwo nta nicyo mfite cyo gukora ahangaha ndumva nagitega nkisubirira mu mujyi gusa kiri kuvuga ibyo byose ko yibuka ko misiyo yamuzanye nabwo itararangira kandi yari yamaze kumenya neza ko Gudansi yamuvumbuye rero yagomba gukora ibishoboka kugira ngo amushimute cyangwa se bamwice bigira inzira nyine Ange genda we hari tuntu ngiye kubanza ashaka imwe ari soko ndaba ngusanga mu rugo ariko naguherekeza we dore kutanahazi neza gabanya amano siri ko ndo mwana w'imyaka 10 ningahe kugira ngo mbashe kuyoberwa inzira cyangwa nyoberwa icyo ngomba gukora genda we niva mu isoko ndatakonye nkora ibyo nkora ndatakonza kureba nyine subire mu mujyi tuko ndumva nta nicyo ufite nkiri gukora hano okay sawa ntaribi nuko Ange yese kagenda ndetse Patrick basigara aho ariko yese kahamagara Manzi ati Manzi warashutse bro ese kandi nagushutse gute no nyine ibaze kankatiye we arambwiye ngo ntabwo bishoboka afite undi muntu yahaye umutima we ariko uriya mukobwa si umurwayi ubwo si undi muntu yahaye umutima we n'uwuhera ko ntamuzi ko mbizi neza ko ari wowe gusa mwagakwiye kuba muri gukundana rero hano mu cyaro hari akagoryi kitwa Chris kamusazisha Chris se ngiwe nawe barakundanye kandi ya of course ngo ni inshuti ndetse bagiye no kuba babana what the fuck ntabwo mbyumva ariko ibyo reka tubireke bana reka twikomereze business natwe tumuhombye ya nicyo kizima cyakora mbona kuko arambabaje nanjye reka nkuru uko nshoboye byibura muhombye ajye yicara avuga ati uriya musore yari afite umumaro mu buzima bwanjye cyumva se kugize ubwenge kibura basi plan hari ni yihe noneho kandi mbwira nyine what next okay plan hari rero ugiye gushimuta karagashyano Gudansi se nushatse gusobanura ya of course ni Gudansi shaka ngo ushimuta uriya Gudansi umujyane kandi ukimara kumujyana wamwica gusikiza wamwica ati no nubwo nyine nubwo uriya mukobwa yambabaje yankatiye ariko urabiza umutima wanjye ntabwo nashobora kuba nakica umuntu none niba udashobora kuba wakica umuntu we mufata umushimute wihangana ukuri uko ushoboye mugeze mu mujyi wete gusubira mu cyaro ntaribi sawa ntaribi ngereka mushimute ndetse reka nari mubwiye ko ngiye mu isoko gatonya Ange reka bite ko nsubira wabo ndetse mushimute nimara kumushimuta ntakumuzana ndakubwira nti duhurira mu gwenge mbite ko nsubira mu cyaro ntaribi okay gusa Patrick don't make any mistake ugomba kubikora neza ku buryo nta muntu n'umwe ukubona ndetse nta n'umuntu n'umwe wagukeka tubizi se ko ku bintu by'amanyanga nyine mbizi nta muntu wankeka rwose don't worry okay mbaye ngushimiye rwose musore okay ntaribi rwose kandi nawe welcome bro nuko Patrick yese kafata gahunda yo kujya gushimuta Gudansi gusa Chris aho yari yagiye kubona abona muganga aramuhamagaye ati Chris bimeze bite kutakimvugisha na amahoro ya of course na amahoro rwose dogiti rero abantu tujya tuvura bagira indwara imwe Chris ihe ndwara se kandi dogiti nyine batwinginga iyo bakiri kwa muganga ariko iyo bamaze gutaha nyine bahita ko batwibagirwa bagira ngo ntibana duhamagara ngo batubaze amakuru
rero iyo ndwara nawe sha bro naje usanga uyifite rero ugerageze wivuze iyo ndwara uyikire. Cyakora dogiti urandashe rwose ariko nyine ntugire ikibazo pe ndabikosora kandi guteganya kuba naza kugusura iwawe pe. Okay you are welcome rwose. Samuels none se ko mumpamagaye nyine aho ni amahoro? Ya of course ni amahoro Chris, ahubwo ikintu ushaka kukubaza ukuguru kwawe kumeze gute? Nyine dogiti kuguru kumeze neza nubwo nsa nk'uri gucumbagiramo gakenya ariko ntago bikiri nka mbere ariko ugeranyije rwose dogiti. Okay fine ushatse kuvuga ngo uri koroherwa. Ya of course ndi koroherwa natangiye no kujya ku kazi ti. Ariko Chris warasaze wajya ugerageza ukaruhuka we uzi ko utarakira utaramera neza. Haya rwose dogiti nawe wikabye sibwo ngo nindakora nzabahutera. Okay wana muganida ugomba no gukora rimwe na rimwe ariko se reka nkubaze Godanse amakuru ye. Yewe Godanse uramuvuze ndamwibuka kuva mu gatondo sindamubona hano sinzantu yagiye. Byagenze bitera. Ese Chris wari kuvugana nandi? Baby sinakubije kujya umpamagara mu izina koko wagerageje ukampamagara kandi kazina k'urukundo. No Chris ikirenze byose nuko ngukunda kandi urabizi urukundo ntabwo rugaragarira mu mazina. Ati none se Godanse ariko ntawe ndi kubona. Sha sinzi nyine kuva mu gatondo namubuze sinzi ibyiwe pe. Kuva mu gatondo se shatse kuvuga ko ntiwiriwe hano se? No nanjye nyine cyaje mu cyumara kugenda na seko ngenda njya ku Kirombe ariko nyine sinzi sindamubona pe kandi zisayaga kwiye kuba yageze hano. Patrick se we hari? Patrick namusize ku isoko rwose yambwiye ko namara kuva mu isoko ahita kagaruka dore ko yamaze no kuhamenya. Gusa nyine ntabwo azamara igihe kirekire kuko agiye kuba yagenda nawe. Okay ibyo ni byiza rwose. None si ubwo ngubwo umupango umeze gute? Turabona uyu mukobwa gute ko tutari kumubona vuba hara? Abwo se baby reka nkubaze ibyo ngibyo tubiretse ndabizi urana umuntu mukuru araza kuba yakicyura. No wivuga gutyo rwose Ange subwo ibaze nyine zisa ntaramubona. Dose tuvuge ko isata yiraho nziyobewe nyine ntazuyobewe gusa naho ujye umenya ko ari umuntu mukuru umwana w'imyaka 18 si yujuje 18 vuba. Yafukoze yarayujuje ariko ntago bisobanuye ko iki nyine pe umugenda ugakabya kandi uyu mwana umugenzeho cyane umutera ubwoba. No mashaka kugira ngo byibura nyine amenye ko ibintu biri sere amenye ko isi ntampuye mufitiye. Ati cyaze urumuhanga rwose niyo nimwe mu mpamvu yatumye ngukunda rwose. You are welcome rwose urakoze kandi kunkunda rero sinzagutengwa ntugire ikibazo. Aha Chris nzabibana mbibonye abahungu muratenguha mubwo mumeze nk'ikirere wagira ngo nibyo gusa mwitoza. No I'm not like ntabwo ngemeze gutyo tu. Ati okay ntarebe nimba rukuteye nabyo nzabimenye ko tugiye kubana ko ntawe nzagucikira kandi ko nawe ntawe uzancikira. Noneho umva nkubwire reka duhamagare ashobora kuba ari kumwe na Patrick. No Patrick ariko namusize mu isoko sinzantu baba bahuriye. Reka muhamagare mubaze. Ahubwo se ko mbona iri gucama ariko ntago ari kumfata. Gusa na Godanse afite agatelefone gato namuhamagaye ntago ari kumfata sinzi ikibazo. Wasanga bahuriye mu isoko kuko nawe namubwiye kajya mu isoko akajya guhaha. Ati okay nanjye rero Patrick mbwiye kajye kuba yaca mu isoko sibyo yaragiye kureba. Ahubwo uvuze isoko be uranyibutsa ko ambwiye ko nzanira amata yanjye ari hehe. Gabanya itikubana naje nirukanka ntabwo by'amata nabitekerezaga pe kandi baby amusore. Okay ndako bari ariko utaho ujye uguma kwisezerano ryawe ujye uguma kwisezerano ikintu wasezeranye ujye gikomeza baby ko ntago ari byiza ko umuntu mwizeza ibitangaza ntobikore. None se baby urandakariye? No of course subwo nakurakarira be ntabwo nkurakariye ariko icyo nshatse gusobanura nyine ugerageza nyine ibintu nyine ubishire mu bikorwa sibyo. Mu gihe uvuze ikintu ugerageza ugishire mu gikorwa ntukajye nyine jye ubikora nyine ibintu wavuze jye ubikora. Ati okay ariko baby ushobora kuwukunda amata nk'ipusi. Nyamara garundi turi gukinamo bishobora kuba biri seriye dore saa moya zirageze. Patrick ntaraza Even na Godanse ntaraza. Gusa Patrick yarebye muri telefone yategereje abona bamuhamagaye cyane abona Chris ndetse na Ange bamuhamagaye cyane ariko yese kabyirengagiza ahubwo ahita akahamagara Manzi. Ati Manzi babantu batangiye gusara bataye umutwe ndi kubona bamuhamagaye cyane. Baguhamagaye cyane rekana nizo nzererezi ahubwo nkubwire bro uwo mukobwa agerageza uko ushoboye rwose umwice. What? Nosuri kumva ndi gukina nawe gerageza uko ushoboye umwice kandi ntuzane imikino. No what ndavuze ngo umwice kandi bro tunjagaraze ikintu nkubwiye ndakeka cyumvikana. Ese waretse tukaba tumufungiranya no tukanza tukorera ko gahunda zacu zicamo. No nkeneye guha bari abaginga isomo kugira ngo n'undi munsi utazongera kumenyera. Ariko wanamugani sinabonye nanjye batangiye kumenyera bavuga ngo barakundana. Okay rero bikore igice cyacu cya 10 nanga kirangiriye. Ese Ange ndetse na Chris baraza kumenya ko Godanse bamushimuse? Ese koko Patrick bayamahana ari gukora kuko n'urukundo cyangwa hari ikindi kibyihishe inyuma tutaramenya?
murakoze ndabakunda cyane, duhure muri episode ikurikira. Yari David Rwanda, kandi subscribe kugira ngo ujye ubasha kunkurikirana umunsi ku wundi.